Wow. Nduwawe nyagasani Yesu, nduwawe ungenza uko ushaka, nduwawe, nduwawe. New times now is not tomorrow. You've got my girl, you got true love. Truly you have me. Oh, nanjye uramfite. Ushize tuganira wambwiye ko igihe nagusabaga donc ko tuzakorana ikiganiro wambwiraga ko ukunda katolike nkuko twagiye tubigaruka ariko cyane cyane ngukunda uriya mwana ngo Alex Mutagatifu. Kuri wowe uriya mwana nyine bivuze iki kuri wowe nkawe MC Pedro cyangwa nkawe nk'umuntu w'umuririmbyi nawe akaba yaraje nk'umuririmbyi bivuze iki? Yes, wamwise Alex Mutagatifu ariko kuraza kudusobanurira impamvu wamwise Alex Mutagatifu. Reka twifatira Alex uriya mwana. Icyambere navuga ni impano. Impano, afite impano. Afite impano kandi iramutse ibonye gishyigikira yazasimbura ibyamamare biriho ubu ngubu, bakajya bavuga bati nawe akazaba umwana cyangwa akazaba umugabo, akazaba umusore ufite impano kandi ufasha benshi mu gihe cye. Ni junior, ni umuntu ukwiriye kuzamurwa agakura. Twabanje kumukunda kubera ko uburyo aririmbamo, uburyo agaragara, aruhura abantu. Arashekeje. Arashekeje bigatuma asetsa abantu. Yes, uburyo yihengekera umusaya yajya kuvuga ati mawe dusabire, ukabona ajyanye umusaya nk'ugiye kuryama mu gituza cya mawe nyine cya nyina, atabana bawe bakajyamo na bya bitero ati dusabire. Nta kindi cyatuma umukunda n'uburyo niyo mpano kwanza, ariko n'uburyo aririmba bifilinga, hanyuma uburyo yireremburira amaso akaba yasetsa abantu. Naho urukundo rwaturutse. Kandi urabona muri iki gihe hari ukuririmba, hari ubutumwa, ariko na entertainment. Ari entertaining rero ugasanga nk'abana muri quartier baramwigana. Timawe dusabire bagahita bihengekera umusaya nabo nka Alex Mutagatifu umugani wawe nyine. Yes, ndamukunda rero. Ahubwo uzamunyakire korabo mujya muvugana, ariko nawe waramuhaye ikiganiro. Nje naramusuye, namusanze wabo rwose iriya hirya mu Ruhengeri, kugira ngo uyuvuye mu Ruhengeri mu mujyi utegesha 6,000 kugira urugero na moto. Rero turi ni 12. Yego, by the way, ariko reka tunashimira iriya korara ririmbamo. Ni Pueri Cantores, babyita Pueri Cantores. Uzi icyo bivuga? Pueri Cantores, Pueri ni umwana. Ahubwo ekora uzikira ati niwizera teranga Cantores azamo cantare, cantare c'est chanter. Pueri Cantores, les enfants qui chantent, abana baririmba. Yego, ni korari y'abana. Ni nk'ibyo ngibyo. Oh wow, bari baneza rwose. Yeah. Nuko ngaho urukundo rwanjye rwaturutse rero urukundo uriya mwana. Yes. Uriya mwana abantu benshi nyuma yo gukorana ikiganiro nawe, hari abandi bagiye babikorana nawe na Emirene n'abandi benshi cyane. Abantu barambwiye ngo uriya mwana ngo rwose mumushakire ubufasha, mushakire support, abantu ntibazamuyobye. Nejo bundi haraho namujyanye kuri Paroisse Kacyiru, hari habaye igitaramo cy'umubyeyi Bikira Mariya, abantu baramukunda cyane. None ngize amahirwe yo guhura n'umuntu w'umunyamafaranga ukora muri Banque Nationale, banke nkuru y'igihugu. Nkawe ni igiki wamwemera ko bari bambwiye ko ngomba kumusabira ubufasha? Reka tuzabivugane out of camera kubera ko ahangaha nshobora gufata umururimi nka rukwedera rugahinduka umugozi uniga. Reka ibyo tuze kubivugana. Ariko hagati aho akwiriye inkunga, akwiriye ubufasha, akwiriye gushyigikirwa, n'abandi barashyigikirwa. Ariko umusabye korabo cyane
ubwo ngo usabye korabo rwose eh, zaze turirimbane akaririmbo keza eh, cyane ko turimo kumwe na producer we akaba na producer wanjye ego indaza kubishyiraho rwose no muri titre ndabizi araza kubibona bamuguriye smartphone barayimuguriye rwose byiza rwose ndaza kubishyiramo harya buriya yiga mu kangahe ubundi yiga mu wa gatatu afite imyaka 7 naramusuye nge mu kiganiro twakoranye yarabimbwiye ko yiga mu mwaka wa gatatu akaba afite imyaka 7 kandi akaba yifuza no kuzaba padiri. Niba nshaka rero niba nemerewe gutanga igitekerezo icyo yafashwa kwiga neza. Yego yafashwa kwiga neza, yes, ibikorwa bigakorwa mu kiruhuko ariko mu gihe cy'amasomo agaconcentrating. Yego kubera ko ushobora kumujyana mu kuririmba, dukoresha amajwi, dukoresha imihogo, mu gihe yagize ikibazo cyatuma ataririmba ugasanga kariyeri irapfuye kandi wenda yigaga ari n'umuhanga. Yakwiga none se wowe suririmba kandi warabanje kwiga, ibaze iyo ureka kwiga se wari kubukora nko muri Banque Nationale ntago wakora utarize. Just ubwo butumwa mu bumumpera agomba kwiga nicyo kibanza. N'abandi benshi hari umuntu twakoranye ikiganiro tumuvugaho Dr. Albert nawe yarabishimangiye ibyo ngibyo uvuze ko nyine abantu batagomba kumurangaza. Aracyari muto azagenda yivumburamo n'ibindi byamutunga bishobora no kumutunga kurusha kuririmba. Rero niyo mpamvu aracyafite igihe, ariko mu kiruhuko mu gihe abonye umwanya akaririmba. Ubona mu mateka y'umuziki nyarwanda uriya mwana wamuvugaho iki mu mateka utamubaze nkawe gusa cyangwa muri iki gihe turimo ukamusitiwa mu mateka, ubona hari icyo avuze mu mateka y'umuziki nyarwanda? Yavutse neza. Nk'ubu ubwana bwanjye nza kubona nanjye mikoro nkajyaho mba ndahana. Reka ibyo tubyihorere, ariko ari mu gihe cyiza. Ari mu gihe cyiza agezaho abanyarwanda bagomba kugira umuziki mwiza. Haherutse Saga mu legend umwe, undi muntu yari hano kiriya bivuga uko abyumva, avuga ko ngo amaze igihe abeshya abantu ngo yabaye overrated. Yabivuze uko abyumva, ariko dufite abantu babaye navuga iki, babaye nka foundation y'umuziki. Urashaka kuvuga ya case ya Tom Close? Ya case ya Tom Close. Ariko se sinzi niba uriya mugabo atazi inkoramutima, atazi iki. Ibyo bintu uvuze biri seriye. Ngendi ndibuka nyine dutangira kumenya iby'umuziki uri sekira utari bino byacu yenda byo mu kiliziya. Tom Close na The Ben rwose nizo ndirimbo twabaga twumva. Ndakeka n'abandi benshi babyinjemo ari bo babaye inspired. Bye urukundo rw'agahararo, ndasezeye, ibintu nk'ibyo. Ariko hari abantu navuga ngo Imana yashyize mu muziki nyarwanda, haba secular haba na gospel, bakaba batavugwa ubu ngubu, nyamara babaye urwego abana barimo kuvuga ubu ngubu bahagarariyeho baravugwa. Ntabwo nabyinjiramo cyane nanjye uko niko mbyumva. Yes, ariko tukivuga kuri Alex wabaye umutagatifu ataraba n'umuhire, ataranyuze muri bya byiciro byose by'ubuhire, yagize amahirwe muri iki gihe. Abarundi no bavuga ngo ni imbuga ngurukana bumenyi cya social media, ku buryo impano ye ihita igaragara. Hari benshi nabo bavukiye mu byaro, baririmbye muri Sunday schools, hari iwanyu mu byita ngo iki mu Gatolika, abana batoya biga Pueri Cantores. Ni byose Pueri Cantores birashoboka. Wasanga ari Pueri Cantores nene urumva ni twege twagiye tugira icyo bita Sunday school.
cyangwa École du Dimanche nizo twakuriyemo amateraniro y'abana bakabigisha inyigisho n'imfashanyigisho zijyanye na level yabo ugasanga hari abana nabo baririmbaga gutyo ariko ntibamenyekane baririmba neza ntibamenyekane kubera social media itari yarateye imbere dufate Vestine na Dorcas hari akantu bagaragaje bwa mbere baririmba banza bararirimbiye umugore wa Papi Clever niba neza muri dote ni muri ibyo bihe niba ko karirimbo baragafashishije telefone niba byaragenze gute bituma abazamura impano babatera imbone urabona aho bageze uyu munsi bageze ku rwego baguhaye korabo wenda bizeye nubwo nawe uri icyamamare bahita bamamara kurushaho Emile nta ngo bisaba ko ubanza ukajya gucinya inkoro imbere ye wanayibona se niyo nkoro ntiwayibona kuyibona byakugora ariko nicyo nashatse kuvuga ku mateka y'umuziki wo mu Rwanda nahereye mu bana hariya abantu bazamura impano Emile nakwiye no kutoza n'abandi banyamakuru n'abandi ba promoters kuko mu mujyi baragaragaye ahubwo bakajya bigira no mu cyaro bakizanira impano kuko ziriyo rero ururiya ni urugero rwiza urugero usibye ko natangiye mvuga ngo kumubona biba bishimishije cyangwa bishekeje ariko afite n'impano rero mu mateka icyo navuga wenda badukurikiye bakurikirana nuko hari ahantu hatari mu mujyi hari izindi mpano kuba rero social media yarateye imbere hari ahandi ni nk'impano kandi zari zose urashaka kuvuga ko kuba Alex ayahadutse gutya muri iki gihe akaba ahise amenyekana bitucira amarenga yuko hari n'ahandi hantu hari n'izindi mpano tutagisesingaho cyangwa zitabona uko zigaragaza nk'uko Vestine na Dorcas byagenze ubwo nibyo ushatse kuvuga byandi cyane urumva wambwiye ngo iwabo ni mu majyaruguru ariko umanutse ukajya mu Mutunga Pueri Cantores Mutunga niko hitwa n'ahantu hitwa Santarari Mutunga ni kure muri diocese ya Ruhengeri Paroisse Runaba Santarari Mutunga ubwo ni mu kahe karere akarere ko ntago nkibuka nuko babimbwiye naza Gakenke cyangwa Burera cyangwa n'ahandi ntago ari Gakenke uba waharenze ugiye kugera Musanze ugahita udeviya ahantu hitwa kuri Buranga niho ukatira ugiye iwabo ugatega moto basi ikirimo nuko hari impano ziba zihari kandi harya akenshi hariho n'ababandi hari igihe Kenisi yajyaga akoresha amarushanwa right n'abandi bakagenda bagahurira ku ntara cyangwa no mu yindi sare y'akarere runaka impano bakazizamura abenshi ntibabona n'amatike yo kujya hariya ababishoboye ntibabona amatike yo kujyayo rero haracyari akazi kenshi mu barokore turavuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake imirima yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bake niko tubivuga natwe muri Katolike hari umusore w'inshuti yanjye akunda kubivuga abonye nk'inkumi akavuga ati dore ye ati imirima ireze ariko basaruzi urabizi neza ko ibintu bivuze biri seriye namwe muri terime ubwo abantu babizi bambabarire abo twiganye mu seminari nkuru iyo umuntu ari gutereta agerageje gutereta babyita umugore we bamwita umurima none we bakamwita ko ari guhinga urumva ko birajyanye yego ni ntuze ni metaphore yego baba bakoresha isanisha yego ariko umurima munini weze cyangwa se ibisarurwa navuga nizo mpano ziri hirya no hino abantu bakwiye kubyaza umusaruro MC uyu munsi rero ni introduction kuri Emi Pro Media hari projet dufitanye yo gufasha nasuye chaîne yawe nsanga ufite projet yo kwigisha abantu kwiyubaka
no kwigira mbere yuko yenda bubaka ibindi wabashinga umuntu ushobora kumushinga yenda guteza imbere projet runaka n'urugero nko ka projet y'ubuhinzi cyangwa n'ibindi izindi nshingano ariko we agomba kubanza akabyikorera. Hari akantu kera batubwiye ngo Yezu cyangwa Yesu ntago aza ngo akwempoze ngo mera gutya, ahubwo we arabimera aba ibyo ngibyo ashaka kuba byo ukabikurikira. Uri kubyumva iri devient icyo ngicyo ashaka kuba cyo, arakiba wowe ahubwo ukaza bikurikiye. Nawe naketse ko ariyo filozofi ufite, kwigisha abantu kubanza kwiyubaka kwako n'ingome ronzi zitura mu buzima. Niba ari imibiri myiza tukayubaka na ronzi tukazubaka kugira twubake na societe nziza. Niko nabibonye kuri chaîne yawe. Iyi ni introduction, ntago turavuga ibintu byinshi, ahubwo yenda mu byo twagiye tuvuga twavuze ko uri n'umuririmbyi. Ndifuza ko mbere yuko tugana ku musozo uturirimbira indirimbo imwe yawe n'indirimbo imwe y'abakatolike mani dukunda byahebuje. Ya ndirimbo wakoranye na sheri wawe Rofre, uraturimbira Rofre yonyine na mani dukunda byahebuje Rofre. Iyo y'abakatolike se waretse nkaririmba imfasha kurushaho. Nta kibazo. Yes, reka mpere ku gitero nkunda cyane. Yego. Kuri iriya ndirimbo namuririmbiye, ku batabizi ni indirimbo namuririmbiye ku munsi w'ubukwe. Nari yaranje muri kuwa gatanu nko mu masaa moya kugeza saa 2 nari ndi mu nyirepeta nkora practice kugira ngo ejo nzaseruke neza. Ubwo ejo mvuga ni ku munsi w'ubukwe. Ndabyumva. Harimo igitero byose ni byiza, ibitero birimo bivuga ko du celebratinga Imana yatugize umwe, uburyo tu broadcastinga kuri same wavelength, nuko ngo twemeta ku maonde amwe ku murongo umwe kuri frequences zimwe. Harimo amagambo meza nkayo, ariko harimo igitero kivuga ngo I know nta giti kibura amasubyo ariko kinyuze mu ruganda gihinduka imitako. Ni nako nuko ni nako inenge zawe mu rugo ngukunda zizahinduka uturanga bwiza. Mu by'ukuri ntago bivuze ko inenge zizahinduka ibyiza, ahubwo urukundo rworoshe izo nenge murakomeza ukavaluinga ugaha agaciro ibyiza Imana yamuremeye ku bwawe. New times now is not tomorrow. You've got my girl, you got true love. Truly you have me. Oh, nanje uramfite. The dawn of another era is every day. Wow. Ufite ijwi ryiza byatari. Urakoze cyane. Ubu nidukora indirimbo bizaba bimeze bite? Ni nkabyo ngo kumbona ari byiza bizamera bite mwe. Nanjye nuko narigiye kuvuga natwe dutekereza kuri frequences zimwe nuko turimo turatekereza kuri frequences zimwe. Nuko narigiye kuvuga. Wow. Nduwawe nyagasani Yesu, nduwawe ungenza uko ushaka, nduwawe akangaka ndahita ngakora, ndaza kugakata ngakure muri studio mpite ngasohora. Wow, ndizera ko abakunzi ba Mipro Media muraza kumukunda MC Pedro. Ni introduction nashaka kumwintroduza hano kuri Mipro Media. Mumenyereho abapadiri n'abandi barayiki basanzwe, ariko mu rwego rwa ecumenisme nkuko tuya dukora indirimbo z'abakatolike tukazanamo n'abatara abakatolike. Hariho twashyizemo Mani Martin, twashyizemo Aline Gahongayire, twashyizemo na Cecile Kayirebwa we n'umukatolike, ariko ntago arasanzwe ari iby'abakatolike. Uyu munsi rero no mu context y'ibiganiro twinjiye muri context ya ecumenisme, ubumwe bw'amadini. MC Pedro nge namukunze, ndizera ko namwe muraza kumukunda. Muri comment muraza kutubwira. Murakoze cyane. Wenda utararenga kuri channel wenda tunayivireho rimwe.
ubutumwa nyuzaho ni ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bataza kubukonfonda. Ngewe imyemerere yanjye icyo nemera ko habamo ubutumwa bwiza muri rusange. Urugero, urimo urigisha abantu kwirinda malaria, gutema ibihuru biri iruhande rw'urugo bishobora kwaburita imibu, kukamya ibizenga, kurara mu nzitiramubu iteye umuti ukareba ko utashizemo. Ubwo si ubutumwa bwiza cyane. Ubwo ni ubutumwa bwiza nshobora gutanga mu magambo, nkaba nanabutanga mu ndirimbo, nkabushyira muri melody, nkabushyira producer Emi akabushyira muri beat kugira ngo abantu barushaho no kubwumva neza, noneho bwaje no mu muziki kuko abantu bakunda umuziki. Urundi rugero, nababwiye ko nigisha ibintu byo gukoresha serivisi z'imari. Ibyo bintu kubivuga gutya biraryoha, ariko ubishyize mu muziki biraryoha. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Ngeze igihe nkumva ndashaka kubwira umugore wanjye ko atigeze acuyuka, akiri mwiza, nkamubwira amagambo meza, cyo twita umutoma. Ubwo ni ubutumwa bwiza ndimo muha, yibuke ko nkimukunda. Nubwo ababibona, ariko igihe kikagera kugira ngo urabizi ko nk'ubu mu kanya your wife, kandi congratulations, uri jeune marié, mu kanya umugore wawe nakwibutsa ko agukunda, nubwo usanzwe ubizi biraza kukuryohera. Sure. Ibyo bintu rero mbishyize mu ndirimbo, nabwo ni ubutumwa bwiza. Ariko noneho hakaba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, icyo mwita inkuru nziza y'umukiro. Yego. Ntango ubutumwa bwiza mu magambo, gatanga n'ubutumwa bwiza mu ndirimbo, n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ngira ngo iriya ndirimbo ya kabiri wayibonye, duhimbaza Imana, tuyibwira ko ariyo mutabazi twemera, abandi bose ari intumwa, ariko yo niyigira ikirema ikagikomeza. Haleluya. Amen. Nuko hanyuma rero iyo channel iriho ubwo butumwa. Iyo ngiye niyo mvuze ngo Pedro's Quote Series ni seri y'ama quotes, izo quotes sezanjye. Urugero, hari nk'umuntu wambwiye ejo bundi ati iyo uri mu bibazo, abantu yifashishije ikivuga muri iki gihe cy'umutekano w'u Rwanda, aravuga ati iyo uri mu bibazo, abantu n'inshuti zawe zikazo ingamba z'ubwirinzi zikakwirinda, dore ko batangiye kujya mu bisubizo, bakuraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo musangire ibyo bisubizo. Numva yari afite igikomere cye. Nk'icyo kintu ushobora kugiheraho ukavuga uti ariko se harya waba ubona ko hari abantu bashyizeho ingamba z'ubwirinzi bakwirinda, nese niba barazishyizeho nta ruhare ubifitemo, ku buryo nawe wagira akantu hindura, hanyuma none izo ngamba z'ubwirinzi bakazikuraho, harya waba uri toxic. Nshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo, abari mu Rwanda ndetse no muri diaspora, Kristo Yesu akuzwe, Yesu ashimwe. Kiliziya umubyeyi wacu ni universel. Universel bivuze ibintu byinshi cyane. Hari gahunda yitwa ecumenisme, ubumwe bw'amadini. Umuntu wese wemera Yesu cyangwa Yesu akaba akora iby'urukundo yadutoje wese abari muri Kiliziya n'ubundi yayindi Yesu yashinze cyangwa Yesu. Niyo mpamvu muri uno mwanya wundi musanzwe muzi Catholic Church Entertainment, ndi kumwe n'umuntu w'umugabo wiyubashye mwiza cyane, tudahuje ukwemera, ariko twese twemera Yesu, nubwo inzira zo kumugeraho zitandukanye, ariko twese turamwemera. Yitwa MC Pedro, mbaye mbivuze, ariko ibindi byimbitse arabibibwira. Reka tumuhe umwanya adusuze anatwibwire byimbitse. Umwanya ni wawe. Urakoze Emi yakaremye. Yego. Abubu ngo kwita Emi Pro. Emi Pro hazamo production, right? Yego.
ndagushimiye kunyakira mu rugo rwawe. Ndavuga kuri Emi Pro Media. Reka ngaruke gato yavuze ko tudahuje kwemera. Ntago ari kose duhuje kwemera kwinshi. Hari ibyo duhuje bwo n'ibyo tudahuje. Kandi ukwinshi twe duhuriyeho niko kw'ingenzi. Yego. Twemera Imana imwe mu butatu. Sibyo? Ubutatu butagatifu murabwemera se? Ubutatu butagatifu. Ubutatu bwera. Ariko n'ubutagatifu Imana Data, Imana Mwana n'Imana no mutagatifu. Yes. Aha ibi aho ndabyemera. Ubwo se aho tutahuje ni duhuje ukwemera. Umwemera umubyeyi Bikira Mariya. Wamuhakana n'ubutasamanywe icyaha bwe. Mwemera ko atasamanywe icyaha. Turabyemera. Yego. We banze twibwire neza utaza kutuyobya, banze twibwire tumenye uburiwe kugira ngo tuze kubera ari bubyemera ko. Nitwa MC Pedro nkuko abibabwiye. Iryo ni izina ry'akazi umuntu aba arashyizeho kugira ngo ryorohereze abantu. Ubundi nitwa Ndayisenga Simon Pierre. Simon Petero cyangwa Simon Peter uko abantu bakunda kubyita, ariko ni Ndayisenga Simon Pierre. Niryo riri mu bitabo by'irangamimerere, mu bitabo byo ku kazi, ahantu hose, kugira ngo norohereze rero abantu bajye banyita izina rigufi cyane. Nitije igiportugal nitwa MC Pedro. MC rero ndi MC, ndi umuyobozi w'ibirori cyangwa se gahunda zitandukanye, inama, ubukwe. Niyo wambwira uti ngiye gufungura, ngiye ku meza ngwino biyobore, nishimira umusaruro wanjye, naza rwose nkabyemusinga nkabiyobora. Ntabwo mpejwe rero kuri gahunda izo arizo zose wakumva ko zikeneye umuhuza w'ibintu n'abantu. Yego. Ndishimye rero kuba kuri Emi Pro Media. Uyu mugabo rwose wanyakiriye mu rugo rwe, ndarwita urugo kuko burya company cyangwa icyo ukora cyose aho ubarizwa ruba ari urugo. Ni icyamamare, ntewe iteka no kuba ndi mu rugo rwe, ndi muri turi kumwe kugira ngo dusabane kandi tunaganire. MC Pedro, ntabwo twibwiye neza hano kuri Emi Pro Media. Dukunda nyine ku umuntu, hari ukuntu tukumenya neza, tukumenya darutaye dar espace. Ako kantu urakumvise? Ndakumva cyane. Tukumenya Dans le domaine. Dans le domaine. Nabibwiye muri domaine gusa. Muri domaine gusa, ni ukuvuga ntabwo watubwiye yenda aho wavukiye, uko aho wize gutyo, kugira ngo abantu hano kuri Emi Pro Media akenshi aba ari abantu bakunda nyine kumva, kuko uzagaruka kenshi bagomba kukumenya nyine byimbitse. Uvuga ati uyu muntu n'ubusanzwe, ushobora no gusanga hari ibindi uretse MC usanzwe ukora, bazagukenera bakaba abakiriya bawe, ibintu nk'ibyo academically, professionally gutyo, mu magambo make n'ibyo. Urakoze cyane. Ntabwo ari wanyoboye, wari watangiriye kuri MC Pedro, ntangira kuri iryo zina, ariko ndi umuntu w'umugabo wubatse, ufite umugore n'abana. Mu ntara y'Amajyepfo, Akarere ka Kamonyi ku Ruyenzi. Umuntu uzahagera yishwe n'inyota ntazahasimbuke. Professionally ndi umubankiye, nkora muri Banki Nkuru y'u Rwanda mu ishami rishinzwe ikoreshamari ridaheza. Yandi twita Bener, ndavuga Bener. Well, aho ni professionally. Hanyuma dans l'espace nabivuze ni ku Ruyenzi, naho nkorera nyine naho ni muri espace. Domaine nayo yaziyemo, urumva ndi umwarimu wa financial services. Nigisha abantu kugana, gukoresha services z'imari kugira ngo bakirigite ifaranga, bumva ubwiza bwaryo. Well, ni nabyo nshinzwe muri Benere. Ariko nanone icyo kintu navuze cya financial inclusion cyitwa nikoresha mari ridaheza. Duharanira ko nta muntu n'umwe wasigara inyuma mu gukoresha services z'imari. Ubwo umuntu waba yarasigaye inyuma, duharanira ko nawe yavayo. Nkanjye nk'urugero ko maze nk'imyaka 5 ndi gushaka imodoka nkaba narayibuze, ni mushobora kungira inama nkamenya inzira nanyuramo nkayigeraho. Kuba ushaka imodoka ukaba warayibuze, tukugira inama zitandukanye kugira ngo
gahoro gahoro nirwo rugendo kugira ngo uzayigereho Eh, ariko uri included mhm, kubera ko ufite konte mu kigo cy'imari mhm, kandi ihoraho muvuma yego, ihora inyeganyega ushyiraho amafaranga avaho eh, abakuguriye agafanta banagaho eh, kandi serivisi z'imari wowe umuntu anakurebye eh, abona uri included urimo ntabwo wahejwe naho ibyo ngibyo icyo akora mhm, nutubera honete turaza kutubwira amafaranga winjiza yego, kugira ngo tukubwire uburyo wazigama eh, ukazayigeraho ndaza kubibwira inbox yego hatagira abantu baza kunkurikira nijoro. aho ni muri domaine nibyo nari ndimo Mm. dans le temps mbayeho ndiho muri iki gihe nanahozeho Mm, mu gihe natangiriye kubaho ku isi ntabwo nahozeho Mungu niwe wahozeho ariko hari igihe nagereye hano ku isi mm, ndiho hari n'igihe nzahavira abari bategereje ko mbabwira imyaka mfite mwihanagure eh. Urabona nk'ubu ngubu urabona uracyari muto, hari nk'abantu nyine yenda baratangira kukwibazaho byinshi, uriya musore mwiza ariko ntabwo bari munyibaze ko navuze ko nubatse mfite umugore nawe n'impeta ndi kuyibona nizere ko ntabwo ari igihuha ntabwo ari uguhe well aho hari muri domaine aho nababwiraga ikoreshamari ridaheza nibyo dukoramo ariko dans l'espace naravutse ndakura education nize mashuri abanza n'ayisumbuye nta kiburamwaka nize cyangwa gardienne amashuri yisumbuye nayize muri college ya Kristo Umwami Kristo Umwami wow LLM langue moderne irate langue moderne yego wow uzi no ku kilatini gake Ave Maria buru yize Ave Maria gratia ngo bita Drucedo urumva nize na kaminuza niga ibyiciro bibiri undergraduate masters ndumva ari ibyo ibisanzwe reka dukomeze wow ni byiza cyane abantu biwanjye bakunda nyine kuganira aho hose hari nabo twiganye buriya ndabashuhuje abazabasha kureba iki kiganiro baraza guhita bakubona barahita bakwibonera barahita bakwisuhuriza niba nka kera muri segonderi hari nk'uwajya guha ibiryo bike ari we waruye araza guhita bikwibutsa mama ya muntu ntabwo ubyibuka ko muri segonderi hari igihe umuntu yabaga ari ugezweho agahita nk'umuntu uyanga agahita amuha bikeya twabyitaga ngo bamucyuye wiwi MC turakwishimiye hano kuri Emi Pro Media none ko ngiye njya kugutumira nabonye kuri YouTube channel yawe yitwa MC Pedro tunasaba n'abantu nyine baraza kugukunda kunyarukirayo bagakora subscribe kugira ngo bazajye babona n'ibindi bintu byawe bijyanye n'ibyo watubwiye ukora cyane cyane ibijyanye no kwemusinga n'ibiganiro n'indirimbo nge nabonyeho indirimbo zawe hari indirimbo nabonye numva ndayikunze bya hatari uri kurimbana n'umuntu w'umudamu mwiza cyane ndeba n'ibintu by'ibiganiro biriho bikeya numva ndagukunze niyo mpamvu nishimiye none numvishe nta kintu wavuze ku ndirimbo kandi narabonye umuririmbyi tukiri muri introduction muri domaine tugarutse nyuma y'akazi ka leta nkora nyuma y'ibyo byose njya muri entertainment kuko naje gusanga ariho ngenda nkaba ngewe koko muri make mba ngiye kuba ngiye kurushaho ubwo rero uravuga ko akazi kakubangamira kagatuma utaba wowe akazi kaba gafite imirongo myinshi kaba gaciyeho imirongo yego hanyuma MC mbimazemo igihe harya MC ni umuki akora iki kugira ngo wenda n'abatwumva batazi Master of Ceremony yego Master of Ceremony ni umuyobozi w'ama event zirimo uburyo butandukanye hari inama ziri formal professional meetings hari ibirori dinner abantu
bakeneye kugubwa neza n'ubusabane ibyo bintu ukabiyobora ariko cyane cyane kuko nkunda kuboneka muri weekend wagira ngo nereje ubukwe rwose ubukwe ndabuyobora neza njya nkunda iyo ndimo gushyira akantu nibutsa abantu ibyo nkora mbabwira ko ndi umu MC utakurwaza umutwe rwose ibyo wanshinze uratuza ukarwana n'ibindi ariko ibyanjye byo biba biri secured kuko ndi umwizerwa yes hanyuma noneho nyuma yaho iyo mpamagaye ukambwira uti mfite umuntu nshaka ko uvuga neza ukamumvugira muhimbira igisigo si ibintu nshyiramo imbaraga cyane ariko muhimbira igisigo nkaza nkamusiga akishima ku munsi we mu yandi magambo uri umusizi mu kinyarwanda poet bavuga ko burya ngo ntawe uhinduka umusizi avuka ari umusizi donc ntago you can't become a poet cyangwa an artist you are born an artist yego kuko wabinoza gusa ariko ubundi uvuka uruhu yes hanyuma rero niho haziramo rero no kuririmba ko buriya kuririmba ntago wabitandukanya na poesie ni ibintu bijya guhura n'ubuhanzi muri rusange n'ubu n'indirimbo njyamo akenshi ziba zanditse nk'amapoeme n'ubundi niyo mpamvu nshobora kureba uburyo uri hambo kandi uri icyamamare abantu bose bakuzi wintroduce umuziki ugezweho mu bakatolika ibintu tutari dusanzwe tuzi ariko nareba uburyo uri hambo n'ibyo bigwi bikaba byambera icyo bita mise ni ikintu kikwenspira ugatangira gusiga ugiye kunkorera igisigo nawe why not nanagikora ariko mbaye ngushimiye niyo mpamvu rero wabonye kuri YouTube channel yanjye hariho indirimbo si nyinshi ndirimbana ngo n'umugore mwiza cyane ego kandi hombi twararirimbanye muri izo ndirimbo zose ziriya ndirimbo ni izacu kandi turacyakomeje yego ndi umuririmbyi rero wow ndifuza kore uturirimbira kuri imwe muri iriya recent ukaturirimbiraho none nyuma wambwiye ko ukunda n'abakatolike ko ariyo mpamvu wabaye interese yo kuba nkikwemvita warambwiye turabyishimiye kubera ko ndi umukatolike ngo kandi ukunda abakatolike ngo hari n'abandi muntu akorana ku mateka atari menshi nzi mu bakatolike ni kwa sogokuru wow yego dufite amamuko iyo urumva rero kiriziya gatolika ni sogokuru wawe kwa sogokuru urabona rero ndamutse nje kwa sogokuru ntabirenze uvuze ibintu bikomeye cyane harya ubu ngubu uri he ndi kuri cano y'umugabo kwa sogokuru wenda avuga ushobora kuba uri nka marume ndi kubyumva ariko ahantu uri kubarizwa mu bijyanye n'ukwemera nsengera mu bapantekote ADPR kandi iyo tuvuze sogokuru mu kinyarwanda icyo biba bisobanuye ni ukuvuga ubwo sogokuru abari harya bara generation kwa kundi tuvuge ushobora kuba mvuze ngo ni kwa sogokuru ariko bashobora no kwa sogokuruza kubera ko imyizerere abantu bagiye biyomora bitewe no ADPR nayo uba muri ADPR kandi ADPR umubyeyi wayo ni kiriziya gatolika direct banza na RC none se Martin Luther harya si house Martin Luther no umuporo ariko yari umwepiskopi nyine kwa kiriziya gatolika ubwo rero nyine wowe ntabwo direct turuka kwa Luther dushobora kuba twaravutse kuvuka kwa Luther niyo mpamvu mvuga ko mba nagarutse mu rugo wow ako kantu ndagakunze nagarutse mu rugo hanyuma noneho tukagenda dutandukanya wenda discipline zo mu rugo doctrine na dogme tutari bwinjiremo cyane ariko nakubwiye ko ibyo duhuza ni byinshi twizera Imana imwe mu butatu butagatifu butatu bwera
ariko tukiri aho ngaho mbwira ibintu wemera 5 muri Kiliziya Gatolika n'ibindi utemera byo sinzi umubare wabyo. Ndakubwira impamvu. 5 icyo nicyo twahereyeho icya mbere n'ubutatu butagatifu. Icya kabiri asubondaza kubibona bajye. Ubwo ninsanga nyine nta ubwo niba nemeye icyo ngicyo n'ibindi bihugu. Wemeye n'umubyeyi Bikira Mariya n'ubutasa mu icyaha bwe? Namwemeye hanyuma nkanemera ko yabyaye Kristo. Yego nibyo. Nemera ko yabyaye Kristo akaba inzira yo gucungurwa kwacu. Wow. Tukiri aho nta hantu Bibiliya yera twereka ko hari umunsi wabayeho nawe akazamuka nkuko Kristo yazamutse. Ntabwo specifiya igihe yagiriye mu ijoro. Ngo iyo ujya kubihamya wowe Emipro ntabwo nkwemerera. Oya ibijyanye no kuvuga ngo yenda igihe yagendeye naho yanyuze ntibitureba, twebwe icyo dufokasinga nuko yatubyariye umucunguzi kandi urabyemeye. Ibyo si tubyemeranye. Le 15 août. Le 15 août. Ijyanwa mu ijoro. Ibyo ngibyo utabyemeye ariko ukemera nibura ko yakubyariye umucunguzi nabyo ntacyo bitwe. Twigarukira aho hafi twemere ko yatubyariye umucunguzi. Turanabimukundira. Yes. Rero nta nubwo ninjira muri Eglise Catholique cyane ngo mbone ibintu ntemera cyane cyangwa ibyo nemera cyane. Ngiye nemera ko ari ahantu henshi abantu bakirira roho zabo, imitima yabo yego ikaba yakwegera Imana. Kuko ngiye nabayemo cyane cyane nko mu mashuri. Harya wize muri Kristro kandi Kristro ikigo cy'abapadiri. Uribaza wenda ushobora kwibaza uti niki nukubera iki wagiyemo uri mu ADPR warakiriye agakiza nkuko tubivuga, ukumva ko naho ari ahantu wabona ibiryo by'umwuka, icyo twita ibiryo by'umwuka, ibiryo bya roho. Yego rwose. Urumva nariyoroheje burya mu buzima no kwiyoroshya. Ndabivuga mu mvugo yoroshye kugira ngo n'abandi babyumve. Kuko iyo ugiye kwiga gutwara imodoka bwa mbere ukandagira umuriro ugira ngo ukandagiye ikibuye imodoka ikiruka igahita ikuvudukana. Umushoferi niwe ukubwira ati urirukankanwa n'iki, wagiye gake wakwiyoroheje. Iyo ugiye kwiga koga muri natation umushoferi arakubwira ati ariko se iyoroshya amazi aragutwara nanjye mbona uko nkwigisha. Maître nageur nizo umushoferi maître nageur. Rero n'ahandi uriyoroshya kuko kujya mu misa twese hamwe ryari itegeko. Ariko ngiyeyo ndavuga ariko se niyoroheje ubu hano sinahabona umutsima utunga ubugingo, hava mu misa mfashijwe. Bishatse kuvuga ngo ushingiye kuri bya bindi byifatizo twemera wafashwa. Rero niyo mpamvu Abakatolika ndabakunda. Wow. Ndabakunda. Hari ikintu ushobora gutekereza ko abo duhuje kwizera bashobora gutekereza ko ngo ntabwo baba bumva Katolika idakora ku cyaha cyane ngo abantu ngo bihane bakizwe bahinduke. C'est faux. Ibyo ntabwo ari ukuri. Nabayemo padiri yamaze gusoma kwa kundi mugenda musoma muhererekanya hakagira igihe padiri asobanura. Yagiye atacinga ku cyaha kandi ahamagarira abakristo kukireka. No kwihana bagahindukirira gukiza. Mu Kiliziya habamo na penitensiya n'andi masakaramentu menshi agenda adufasha gukira ibyaha. Habaho penitensiya n'iwacu habamo yego habamo kuganira kwa wabwira umuntu intege nke zawe mu kwemera yego akakumva akagusengera kandi ukizera ko
isengesho rye rifatanije n'iryawe Imana yaryumva iwanyu hakabaho kujya kuganiriza padiri intege nke zawe mu kwemera wagize n'ibyaha wakoze mwe muvugira mu ruhame niho bitandukanye twebwe ni communion tuba turimo dusenga babwira abantu rero ladies and gentlemen muri minsi ifite intege nke mumfashe gusenga Imana imbabarire n'icyaha cyanjye mea culpa wow bakagufasha abakunzi ba Impro Media cyane cyane nge nagukunze byatari ndifuza ko iyi ngi igiye kuba intangiriro donc y'umushinga mugari projet ngari tuzagirana kuko numvisha ibitekerezo byawe bihuye n'ubundi nanjye na mission y'ino chaîne nuza kubibona nubwo navuze ngo Catholic Church Entertainment nibyo ariko biri byiza mu kintu kiri muri mission iri wide yo kubaka ubumuntu kubaka umuntu nyamuntu umuntu mwiza kugira ngo isibe nziza ariko mbere na mbere umuntu niwe ugomba kuba ari mwiza nyine roho nziza itora mu mubiri mwiza nibyo bavugaga nawe ariko rero hari abantu bagukunze bifuza kuza kumenya aho ibindi bintu byawe babisanga cyangwa hari n'abizifuza kuguhamagara ngo bagutere inkunga runaka nyine ubwo address wabaha address murakoze cyane cyane ko tugeze no muri sama ubu bukwe ni bwinshi cyane kandi bakeneye abantu babayoborera ubukwe neza nshobora kuyobora ubukwe mu ndimi enye wow Kinyarwanda Cyongereza Igifaransa n'Igiswahili wow hano iwacu ndetse n'ahandi mwashaka hanyuma kuri YouTube channel yanjye nitwa MC Pedro KR ni Kigali Rwanda KR MC Pedro KR aho ngaho ushobora kubona ama highlight y'ubukwe nayoboye ushobora kubona ibyo biganiro nababwiraga ushobora kubona n'indirimbo ni uruhurirane rw'ibyo byose nanze kugira channel zitandukanye well ku biciro nta mafaranga ngira yanditse ku amazina yanjye turaganira murumvikana ariko nimero ubwo ngubwo se abazashaka kuguhamagara telefone ni 07 82 harya muyikorera iki murayipininga iyi ni ukuyipininga kugira bazashaka kugira bazashaka kukontakta ndabizi abantu benshi baraza kugukunda kuko unavuga neza uvuga neza nubwo bitemewe ko umutipe yabwira undi ngo avuga neza ariko nyina bivuze ngewe bakoze cyane ntacyo bitwaye ni 0782 53 91 yisubiremo 0782 53 91 ukaba ari hanze mwakongeramo guteranya 250 MC Pedro no kuvuga tugana ku musozo ngewe iyo ndi gukorana umuntu n'ikiganiro mba namuhasi ibibazo nkamubangamira kuko nkamuzonga ariko iyo tusoje muha umwanya nawe w'iminota mike nk'ibiri akagira icyo avuga nyine ntamubangamiye icyo yumva kikimuri ku mutima ntamubangamiye umwanya nuwa icyambere no gushima cyambere no gushima uko bakumbwiye niko nagusanze yego ambwiye ko uri umuntu uri cool kuganira nawe ntago bisaba kuzana uducaruziga n'uducamurongo n'ingera mfuruka na mathematical set tuzana no kuganira kandi koko nasanze ari mu rugo yego komeza wogeze ubutumwa bwiza binyuze kuri channel yawe Imana izabiguhembera yego hanyuma ari gusa buriya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo inkuru nziza y'umukiro ikonektana n'imyitwarire yawe ukomeze wikoreho ukomeze wikoreho kugira ngo ibyo uzajya ukora Imana ijye ibyishimira kandi ni nabyo buri wese asabwa guhora yikoraho asaba Imana kamugirira neza kugira ngo agende mu nzira yayo neza ikibazo uriyumva ute nyuma yo kujya mu gihugu
cy'abashakanye. ni igihugu cy'abashakanye. Icyo kibazo umbajije kiri seriye bya cyane ko hatari. utaramara igihe kinini. Ni ibyumweru 2 dore n'umunsi umwe. Yego. Hari ku itariki 14 z'ukwa gatandatu, ubwo none ni 29 nibyo. Ubwo hashize ibyumweru 2 n'umunsi umwe. Yego. Kiriya gihugu kikwereka ko hari ubundi buryo bwo kubaho kandi bwiza. Nk'uko umwana aba ari mu nda ya mama we, nyine uburyo ababayeho Imana yabisetinze, iyo atarasohokamo ngo agere hanze bari kumva ari byo nyine birenze cyane. Iyo ageze hanze yavutse nyine hanze ahita abona ko nabwo bishoboka ko hari ukundi burya hari abandi babaho ukundi kuntu kandi nabyo biramuryohera. Yego. Ariko nabwo iyo aza kubona ko hari limite bifite, hari donc biri limite, hari features sinzi uko nabivuga, hari ibintu utakwa accessinga, hari ubundi buryohe buba buhari ariko buri limite. Noneho iyo ugeze muri icyo gihugu kimeze nk'igihugu cy'isezerano. Uvuye hahandi nyine ntuza bari barabayisiraheli harya bamwe muri cya gihugu bari barimo kitari seriye baza mu gihugu cy'isezerano. Ubu rero bungende mu gihugu cy'isezerano. Bishatse kuvuga ngo kuzuka byakugiriye umumaro cyane. Abahungu twiganaga muri college tukababwira impamvu bazazuka vuba. Wowe ukunda kurya kandi abapadiri barya neza ujyanwe n'ibiryo, wowe uzazuka vuba kubera ko ukunda inkumi, wowe uzazuka vuba kubera ko turabona ufite ibibazo runaka tubaserereza. Izuka ryawe rero ryakuzaniye undi mukiro ugera no mu gihugu cy'isezerano. Ni ritagatifu. Izuka ryawe ni ritagatifu. Ntabwo nari kugenda tutakavuzeho. Ikindi ndishimye kandi nibwira ko ari itangiriro nk'uko bavuze ngo ni introduction. Reka nshimire abantu, umuryango wawe ndavuga kuri uyu kuri Mipro Media, kandi nibwira ko tuzabana n'ikindi gihe cyane ko tugiye gukorana noneho bya nyabyo. Yego rwose. Turagushimiye cyane. Merci beaucoup.